Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Tubahaye ikaze inshuti zacu bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri iki cyumweru turaganira ku nama ihuza ibigo bito n'ibiciriritse izwi ku izina rya SMEs Forum. Kuri iyi nshuro ikaba ari inama ya kane imaze kuba, ikaba ari inama iba nibura rimwe mu gihembwe kugira ngo ibyo bigo bihure byungurane ibitekerezo ku kunoza imikorere, ku gushaka amasoko ariko no gucocera hamwe ibibazo bigaragara muri ibyo bigo. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, muri kumwe na Vincent Makani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangira. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda burusheho kuzamuka, ni ngombwa ko haboneka indi mirimo yunganira ubuhinzi n'ubworozi. Muri urwo rwego, ibigo bito n'ibiciriritse biravuka umunsi ku wundi, bigaha akazi abatari bake. Bityo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ikaba yarafashe iya mbere mu kubishyigikira. Kugira ngo rero ibi bigo bito n'ibiciriritse birushaho gukora neza, byaba mu micungire yabyo, mu kunoza ibyo bikora, mu gushaka amasoko, hashyizweho ihuriro ryabyo rizwi ku izina rya SMEs Forum, aho bihurira bigasangira ubunararibonye mu mikorere, cyane cyane hagendewe ku bakora ibisa. SMEs Forum ya kane yateraniye kuri Lemigo Hotel ku itariki ya 19 Gicurasi 2016. Nyuma yo gufungurwa ku mugaragaro na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, hatanzwe ubuhamya mu byiciro binyuranye, maze ibigo binyuranye bigaragaza uko bihagaze mu mikorere. Uyu ni Ivan Alia, akaba yarakoze urubuga nkoranyambaga rwajya rufasha ibigo bito n'ibiciriritse guhanahana amakuru no kumenyekanisha ibyo bikora. URL currently is www.smeforum.rw. Iyo winjira mu rubuga ni www.smeforum.rw. Kugira ngo muri iyi minsi ubucuruzi butere imbere, tugomba kubukora mu buryo bugezweho, aho ibintu byose byagiye muri ikoranabuhanga, e-business, ikoranabucuruzi, ikoranabuhanga mu iterambere ry'ubucuruzi. Ati niyo mpamvu rero nanjye nagize igitekerezo cyo kugira ngo nshyireho uru rubuga nkoranyambaga kugira ngo e-business ishoboke cyangwa ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi bishoboke. Mbere twatangiye dukora uru rubuga nkoranyambaga, ariko ubu ngubu tugiye nanone kurushyira mu rurimi rwumvikana ku buryo yewe no muri e-mobile phones mu bijyanye na e-commerce byashoboka mu bijyanye n'ubucuruzi, ariko bukorewe kuri telefoni muhanahana amakuru nabyo bishoboka. Icyuho cyatumye dutekereza uyu mugambi mwiza nuko hari icyuho mu bijyanye no guhanahana amakuru ndetse n'uburyo twakwihutisha guhanahana amakuru. Ati rero uru ni urubuga ruje kwihutisha ihanahana ry'amakuru ndetse dukoresheje telefoni, kuko izo telefoni zajya zidufasha kugira ngo twihuze n'urubuga cyangwa se twikonekite kuri website. Ati rero tubonye ko amakuru ari ikintu cy'ingenzi mu bucuruzi, byatumye dutekereza ko twashyiraho runo rubuga nkoranyambaga kugira ngo tujye duhanahana amakuru y'ubucuruzi aho turi hose, aho waba ukorera hose. Intego nyamukuru yo gushyiraho runo rubuga ni uguhanahana amakuru muri SME Forum.
n'ishyirahamwe muri forumu yacu haragaragaramo icyuho cyo guhanahana amakuru. Intego ya mbere rero yo gushyiraho runo rubuga ni uguhanahana amakuru. Icya kabiri ni ukwiyandikisha unyuze mu nzira y'urubuga nkoranyambaga. Ushobora kwiyandikisha ubucuruzi bwawe cyangwa niba uri muri iyi forumu muri cluster runaka unyuze kuri ino website cyangwa runo rubuga nkoranyambaga. Kumvikana ati buri wese afite icyiciro arimo, afite itsinda arimo mu bijyanye n'ama-clusters, uburobyi, ab'imibavu, abajyanye n'ibirungo. Ubwo rero ati ni uburyo tugiye gushyiraho, hazajyaho irembo ari ryo yise poto, uburyo uzajya winjiramo ukagaragara ko uvuye mu itsinda runaka. Ati rero ubu ni uburyo bwiza bugiye gutuma tumenyana nk'ishyira nka forumu yacu ya SME in Rwanda. Abitabiriye inama se bo barabona bate uru rubuga? Ni iki rwanoza kugira ngo rusheho kunogera abarukoresha? Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yagize icyo abivugaho. Iyi website uko imeze kiracyari igitekerezo, ntabwo iraba developed, ibintu yaberetse ni ibintu we yitekerereje, ariko ntabwo aratangira kuganira nabo bireba kugira ngo bamubwire neza ibyo bifuza by'ingenzi by'amakuru akwiriye kujyamo nuko website yaba yubatse. Ariko icyo dutekereza nuko izi clusters zigeze kuri 20 twaganiriye muri izi forum zigomba kugaragaramo, ndetse na za SMEs zizwi ziri muri iyo cluster zigomba kuzagaragara muri website uyinjiyemo, ku buryo ushobora kugenda ukagera kuri page ya SME iyi niyi. SMEs igihe zirimo ni byiza yuko SMEs zivuga kuri website ingamba zifite n'ibibazo zifite. Abandi nabo barutanzeho ibitekerezo binyuranye. Ku byo mwari muvuze n'uburyo iri designed, murabona ko irasa nkaho igaragara nk'ikintu cya government cyane, harimo za logo nyinshi za government, kandi nakurikiye n'ibikorwa by'abaturage kugira ngo tuziyumvemo, twazagabanya iriya shusho ntitumve tugire ngo ariyo twajya nubwo tukavuga ati ni Minisiteri ya Commerce cyangwa ya Trade, reka twitonde kugira rero tuzatanga ibitekerezo ndetse unumve kugiye gutanga icyawe ugiye kugishiramo, nuko habamo ukuntu ishusho naryo twaryorosha kurenza uko ryaba. Icyo nicyo numva nanjye nakongeraho ku bitekerezo nyakubahwa Honorable Minister yaravuze. Murakoze. Hakurikiyeho ubuhamya bw'abo mu cyiciro cy'ibirungo. Iki kinyobwa gikorerwa muri kampani Hema ihagarariwe na Maniraguha Martin. Iyi kampani rero twatangiye dufata ibyo kurya iwacu, ibirungo, navuga amajyane, murayazi twese, tangawizi, romari ariyo bakunda kwita rosemary, ndetse na thyme. Ubwo rero muri ubwo buryo twabikoreshaga, twabifataga mu buryo busanzwe, ariko tuza kubona yuko abanyarwanda, abanyamahanga, abantu bose babikeneye, biba ngombwa yuko tubibyazamo ikinyobwa kandi gifite ahantu gikorera kandi hizewe heza. Birumvikana ko twagiteguye mu buryo butugoye, ariko uyu munsi kigeze ahantu gishimishije, ariko twari dufite icyerekezo. Ni ukuvuga ni ukugira ngo duhaze abantu ibiribwa bitunganye kandi bigambiriye kugira ngo bibyazwe n'umusaruro, amafaranga n'amadevize. Ni uruganda ruciritse, birumvikana tuzagera no ku nganda ndende, ibyo mubona ni bitoya, ariko igihe kizagera tugere no ku bintu binini. Abandi bahawe umwanya ni abatunganya ibikomoka ku ngano. Boulangerie Laman yari ihagarariwe na Madame Uwamahoro Ernestine. Tangiye ari igitekerezo nyuma yo kuva ku kazi nari ndiho, igitekerezo tukijyana muri banke yemera kuduha amafaranga yo kugura ibikoresho. Twaguze ibikoresho bihwanye na miliyoni 12. Byari ibikoresho biri moderne, namwe murabyumva, amafuru meza, za mixer nziza, aho kubyimbisha imigati heza, ku buryo ku bwacu cyari igitekerezo, ariko tubona banke, twafinanshijwe na Beka. Twatangiye ari ibintu bito cyane biciriritse, dukora imigati, tugakora amakeke,
yaba ari ay'ubukwe n'aya maniveriseri, ariko kubera ko twari tutaramenyekana habaye igihe cyo gukora ibintu bikeya tukabiha inshuti zacu, ariko umaze kubifata akumva biraryoshye bimeze neza, cyane ko mbikora nk'umuntu wabyize. Ubu aho tugeze twatangiranye abakozi bake cyane, twatangiye turi 3, tukaba tugeze ku rwego rwo guproduiza. Twatangiye ari biro dukoresha 5-10, ubu tugeze ku mifuka 10 ya buri munsi. Dufite abakiriya bahoraho mu mashuri, mu masupermarket, kandi niko n'abakozi bagenda biyongera, ubwo dufasha abana b'Abanyarwanda mu buryo bwo kubaha imirimo. Ubu tugeze ku bakozi bageze kuri 40, kandi harimo abari permanent, no kuba abahoraho, hakabaho n'abakajo, ariko turatekereza ko bizakomeza bigenda byaguka tukagera n'ahantu hashimishije kure, tukaha abanyarwanda benshi akazi. Ubu aho tugeze ku rwego, ubu tugeze nko kuri miliyoni nka 30 za cash flow. Turifitemo ibibazo bitandukanye, ariko nicyo bita kwiyemeza imirimo, turi ba rwiyemezamirimo nyine, ibyo bibazo nabyo tuzabirenga. Murakoze. Koperative Isugi ikora uburobyi ndetse n'ubworozi bw'amafi mu biyaga bya Burera na Ruhondo. Iki cyiciro nacyo cyahawe umwanya wo gusobanura ibyo gikora mu ijwi rya Uwambajimana Pauline. Koperative Isugi yatangiye mu 2010, dutangira turi abanyamuryango 16. Tuza gutangiza imari shingiro y'ibihumbi 16 n'amafaranga 700. Ni koperative ikora ubworozi bw'amafi ndetse n'uburobyi mu biyaga bya Burera na Ruhondo. Nk'uko nari ntangiye mbabwira, twatangiriye ku mugabane w'ibihumbi 16,700, aho uyu munsi umunyamuryango watuzamo yakishyura 1,370,000 n'udusago. Ubundi mu mwuga w'uburobyi cyangwa se n'ubwo bworozi bw'amafi wasangaga ari igitsina gabo kibereyemo. Ni ukuvuga ngo mu biyaga bya Burera na Ruhondo nta mugore washoboraga kujya mu mazi ngo arobe. Muri uwo mwaka wa 2010 nibwo twishyize hamwe nk'abagore, twumva ko natwe uwo murimo tuwushoboye kandi twiteguye gushyiramo ingufu zacu zose, kuko twazishyizemo. Aho muri 2011 Mifotra yaje kudutoranya nka koperative y'indashyikirwa mu ntara y'Amajyaruguru. Twifuza ko mu bashoramari batekereza no kuza mu ntara y'Amajyaruguru, kuko hariyo amakoperative arenga 70 akora ubworozi bw'amafi mu mazi muri ibyo biyaga Burera na Ruhondo, kandi biteguye kugura kugira ngo amafi abashe kugera ku isoko kandi atange umusaruro utubutse. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda harasobanurwa impamvu iri huriro ry'ibi bigo bito n'ibiciriritse ryashyizweho. Umusaruro uragaragara. Icyambere kigaragara nuko abantu bari mu bigo bito n'ibiciriritse bumva akamaro k'ibi biganiro, k'izi nama ndetse n'abafatanyabikorwa banyuranye. Iyo urebye ukuntu iyi nama yitabirwa, nicyo kikwereka yuko abantu babona akamaro kayo, kandi n'ibiganirwamo usanga bifite ireme. Ari abantu tuba twatumiye bafite kuko ibikorwa bifatika, batanga ubuhamya ndetse bikabera n'amasomo n'abandi baba baje. Cy'ubwacyo ni ikintu cyiza. Ariko hejuru y'ibyo, impamvu twashyizeho uru rubuga ni ukugira ngo mu rwego rw'iterambere ry'ibigo n'ibiciriritse no gushyira mu bikorwa politiki ya leta yo kwifasha gutera imbere, abantu bagire ahantu bahurira bakaganira, kuko abantu
bafite uruhare mu iterambere ry'ibigo n'ibiciriritse bari mu nzego nyinshi zinyuranye. Hari inzego za leta, za ministeri, ibigo bishamikiye kuri zo ministeri, hari abafatanyabikorwa banyuranye, abaterankunga, hari ibigo bitegamiye kuri leta, ndetse hari n'abikorera ku giti cyabo usanga bafite imishinga cyangwa batanga serivisi mu gufasha ibigo bito n'ibiciriritse. Abo bose rero iyo duhuriye hamwe tukaganira nk'ibibazo biri mu rwego urunuru, bituma byumvikana neza ndetse no guhuza imbaraga ku byerekeye kubifasha ntihabemo akajagari. Nyuma se yuko iri huriro rigiyeho hamaze kuba inama zigeze kuri 3, iyi ni ya 4. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda arabona ate ibiri kugerwaho uhereye igihe izi nama zatangiriye? Mbere y'inama ya 4 twakoze 3, twagiye duhura n'izindi nzego zinyuranye tugenda dufata imyanzuro. Icyo mbona aho ibintu bigeze nuko ikurikiranwa ry'ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro igenda iva muri ayo manama. Niho Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda twifuza cyane cyane gushyira ingufu mu bihe bizaza. Uburyo duteganya kubikora, kuko nkuko twababwiye dufite imyanzuro yagiye ifatwa kuri buri rwego. Kimwe mu myanzuro nuko muri buri rwego habaho platform, ihuriro ry'abantu bafite aho bahuriye n'iterambere ry'urwo rwego kugira ngo bajye baganira nyuma y'inama uburyo bashyira mu bikorwa imyanzuro yavuyemo. Twiyemeje rero yuko mu mpera z'ukwezi kwa 6 twazatumira abantu bahagarariye ibyo byiciro byose by'ubukungu byanyuze muri iyi forum kugira ngo turebe na za ngamba twagiye dufata, tugira icyo twiyemeza mu rwego rwo guhiga. Mu mwaka w'ingengo y'imari uzatangira mu kwezi kwa 7 turashaka yuko muri buri rwego hazaba imihigo ijyanye no gushyira mu bikorwa imyanzuro yagiye iganirwaho muri iyi forum. Noneho mu bihembwe bitaha, haba mu mpera z'ukwezi kwa 9, z'ukwa 12, z'ukwa 3 ku mwaka utaha, tukajya duhura buri gihembwe tukaganira uburyo iyo mihigo abantu biyemeje gushyira mu bikorwa iri kugenda ishyirwa mu bikorwa, kuko n'ingorane zaba zirimo, ahagomba gushyirwa ingufu, aho ibintu bigenda neza twakubakiraho abantu bakabyishimira. Muri iyi nama ihuza ibigo bito n'ibiciriritse, umwanya ukomeye uba ari uwo guhura ko bari mu cyiciro cy'abakora bimwe bakungurana ibitekerezo bagafata icyerekezo. Iyo ibyo birangiye, buri cyiciro kigeza ku bandi ibyo cyagezeho. Mu bukerarugendo ko twabyitwa cluster yacu yitwa ecotourism, noneho tureba ibibazo duhuriyeho twese nibyo twasesenguye. Challenge ya mbere cyangwa ikibazo cya mbere duhura nacyo ni ukubura impuguke, abantu bahuguriwe mu bintu by'ubukerarugendo. Ugasanga umuntu araje akwandikiye ko akeneye kuza gusura u Rwanda, akeneye ko wa muntu bazandikirana asobanukirwa neza ibyo u Rwanda rufite, kuko dufite ibintu byinshi mu bukerarugendo dushobora kukwereka abantu, ariko umuntu akabisobanukirwa kandi akabimusobanurira neza, ko kugira ngo umuntu ashobore gufata icyo cyemezo cyo kuza, ni nako bashobora kuba bamuhaye amakuru nyayo, amakuru yimbitse, amakuru amukururira kuza gusura u Rwanda. Umuntu wa 4 twavuze ni abantu ba server, aba waiters. Ukajya muri restaurant ugasaba umuntu ngo ndashaka icyayi African tea, we akumva ko musabye mukaru kubera ko mutumvikanye ururimi, nabyo ntago byatuma unezerwa kubera ko ntago mwumvikana. Ibisubizo twe tubibonamo na amahugurwa arakenewe, kuko hari abantu bafite iyo background ya tourism cyangwa iyo bintu bya hospitality, ariko wenda nta mahugurwa afite kubera ko wenda nta experience afite, cyangwa yarabyize ariko wenda ntago yabisobanukiwe neza. Byose tugasaba ko tukifuza yuko habaho amahugurwa, bijyo munazi isi genda ihinduka, ibintu bigenda bitera imbere, we noneho ugatera imbere nawe mu byo wize cyangwa mu byo ukora. Mbogamizi twabonye bwa mbere duhura nabyo mu burobyi, icya mbere ni umurama w'amafi, amafi aterwa, twabonye ari ikibazo tugifite, ariko aho ngaho dusanga nanone ingamba zafashwe nuko gushaka amafi, agashakwa amafi agendanye n'ubwoko bw'ahantu agiye guterwa, amafi akenewe aho ngaho agiye gushyirwa.
tubona ibyo ngibyo twabifashwamo na RAB na Minagri dufatanyije na private sector. Tubona nanone mu zindi mbogamizi twabonye ko ubwoko bw'amafi atihanganira ubukonje, kubera yuko dufite aho tororera amafi hagiye hatandukanye. Tubona ubwoko dukunda kubona mu Rwanda ari terapiya, kandi terapiya ikunda ubushyuhe buri hejuru ya dogere 25 guhera kuri 25. Bityo rero ahari imisozi ahakunda gukonja, iyo terapiya igiyemwo ntabwo ibasha kororoka kubera yuko iba yahuye n'ubukonje. Twabonye amabanki atemera imishinga y'ubworozi bw'amafi nta n'ubwishingizi, n'amasosiyete agize ubwishingizi ntabwo bemeranywa n'aborozi b'amafi, ntabwo imishinga yacu bayakira. Amabanki se yo afite nyunganizi iki ku bivugwa muri ibi byiciro? Ndakunganira mugenzi wanjye arabikomojeho. Twe nka bank navuga yuko dukeneye cyane abantu twaha amafaranga cyangwa abantu twakorana, ariko hanini imbogamizi tugira nuko usanga rimwe na rimwe imishinga imwe n'imwe ibiri mu mapuro, ugasanga abafite ibyo batangiye ari bakeya, ugasanga ikindi na marketing ihari kugira ngo tubashe kubamenya, tubashe kumenya ngo abantu bakora ubworozi bw'amafi, abantu bakora ibintu bijyanye na spices, imikorere yanyu nitisobanukirwe. Rero ndashaka kubunganira mbabwira ngo turahari, kandi turahari kugira ngo dufatwe abafatanyabikorwa, ariko hakenewe gukora marketing mu bikorwa mukora kugira ngo nimubasha kwiteza imbere twe ubwacu tuzahaguruka tuze tubashake. Iyo ni advice natangaga, kuko maze kumva ibyo mwa present hano, ahanini urumva ko ari ibintu bifite ireme, ariko usanga banki zimwe na zimwe ari products ziba zitazi, kandi ari products zakabaye ziba muri sector ya bank, ikaba na product nziza bank shobora kuba yafata kugira ngo ifinancing. Rero navuga ngo icyo ngicyo nikibasha gukorwa, ikibazo cya access to finance kizakemuka. Nkuko yarabivuze, it's all about positioning. Umuntu kagira intambwe utera, hakaba ari icyo ugeraho, noneho ukagana bank yose hari icyo ufite, bank nta buryo itagutega amatwi. Murakoze. Alexis Ruzibukira ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ushinzwe inganda no guteza imbere ibigo bito n'ibiciriritse. Niwe mu izina rya Minisiteri washoje ku mugaragaro ihuriro rya 4 ry'ibigo bito n'ibiciriritse ryabereye kuri Lemigo Hotel ku itariki ya 19 Gicurasi 2016. SME Forum impamvu muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda tuyiha imbaraga, tuyiha n'uburemere bwayo, nuko idufasha mu kazi kacu ka buri munsi kubamenya, ariko nanone tukamenya ibibazo biri mu byo twita cluster cyangwa se ihuriro ry'ibigo bito n'ibiciriritse bifite icyo bihuriyeho, ari mu mafi, ari mu birayi, ari mu ngano n'ibindi, cyangwa se tourisme. Noneho twebwe bikaduha akazi kacu kakoroha, bijyanye n'ingengo y'imari cyangwa se bijyanye n'izindi ngamba zo kubafasha. SME Cluster Strategy niyo yabaye imbarutso yo kugira ibyo bitekerezo byo gukora ibintu bifatika, tutakomeje kuba mu kwiga cyangwa se mu rugambo, noneho tugakora ibikorwa bifatika naho umuntu wese yakwibonera, na biriya bibazo bine twavugaga bikaba bigasobanukira muri iyo gahunda ya CPC cyangwa se uruganda iwacu. Urebye rero SME Forum nkuko nabivugaga ni ikintu gikomeye, tuzahuza ziriya clusters zose, ya matsinda yose yanyuze hano, za clusters 20 zose zanyuze muri SME Forum. Abakuriye ayo matsinda
tukareba noneho ukuntu twakora imihigo hagati yanyu na Minicom, tukareba ibintu amatsinda yiyemeje, noneho uwo muhigo bakareba ukuntu bawushira mu bikorwa, tukiha n'ingengagihe yadufasha mu gukora mu guhiga uwo muhigo. Ubwo rero murumvise yuko bitarangiriye hano, dufite iyindi event tugiye gukora vuba hano. Nkaba nkabasaba rero abakuriye amatsinda gutangira kubitekerezaho, bakareba imihigo bashobora gukora mu gihe runaka, ntibashakishe imihigo badashoboye gukora. Inama irangiye, bamwe mu bayitabiriye baragaragaza icyo bayungukiyemo ndetse bakanasobanura icyo babona bigiye kubafasha mu mikorere yabo basanzwemo umunsi ku wundi. Mu by'ukuri iyi nama nyikuyemo ibintu byiza bishimishije, navuga nti yaje ikenewe. Icyo binyongereye bigiye kunyongerera kurushaho guteza imbere ubworozi bw'amafi, ndetse no kwishakamo ibisubizo ubwacu twumva yuko dushoboye, kandi tukagerageza no kubona guhanahana n'abandi ibitekerezo, kubera yuko twagiye tubona benshi tugomba kuvanaho ibitekerezo ndetse tukabasha kureba ibyo bakora, twareba ibyo bakora tukagira ibyo tubigiraho. Numva rero nko mu karere naturutsemo hari byinshi turahuye muri iyi nama tugiye kurushirizaho gushyira mu bikorwa tugendeye ku bandi tubona bagiye badutanga imbere. Muri iyi nama iranshimishije cyane, n'ubwa mbere narinyijemo, nari mu bwigunge nzi ko ari njyewe worora amafi njyenyine, ariko byanteye imbaraga nyinshi kugira ngo mbe umworozi wa nyawe w'amafi, kubera ko abandi twaganiriye bambwira uko babigenza, numva ndishimye, nanjye numva ko iyi ntambwe nteye ari ingirakamaro. Nkaba nagenda nkazabisansibiriza abandi kugira ngo nabe bashobore gukurikirana ubwo bworozi bw'amafi. Nshuti zacu bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ibi rero nibyo twabateguriye mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kibanze ku nama ya 4 ihuza ibigo bito n'ibiciriritse, bikaganira ku buryo butandukanye bwo kongera umusaruro, bwo kunoza imikorere, bwo gushaka amasoko ndetse no gucoca ibibazo bitandukanye ibyo bigo biba bifite, cyane cyane haherewe ku bigo bikora bimwe. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda rero n'abafatanyabikorwa bayo bakaba barafashe iya mbere mu gufasha ibyo bigo gutera imbere mu buryo bunyuranye, hanyuma bikaboneraho nabyo kongera umusaruro muri ya gahunda yo kugerageza kongera byinshi bikorerwa mu Rwanda kugira ngo ibitumizwa hanze bibe bike, twihaze ariko ahubwo turengeho dusagurire n'amasoko yo mu bihugu byo hanze. Tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiye mu kiganiro cyacu ubucuruzi n'inganda mu iterambere, kandi tubararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ni kuri iyi saha. Byari ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Makani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.